iyi ndi kubabwira ari nko kundeba nka gutya ndi gukora ino video yanjye wenda ndi kwigisha abantu ukuntu bajya bahaha ibintu byinshi bakabibikira icyarimwe ariko utabashije kubona ibintu byo kurya cyangwa se kubona ibyo kugaburira abana bikugora cyangwa se nawe kubona ibyo kurya bikugora na kwihanganisha no kuri nkahugane kandi Imana igucira inzira kandi urushaho kwizera kwizera Imana bibiha akazi bituma Imana ibona yuko igomba kukugirira neza neza itakugirira neza yagirira neza abandi iyo yizeye nyine bituma yumva yuko icyo kizere wayigiriye abari nko kwibitsa umwenda mujye mwizera Imana mukora icyo mwakagombye gukora ibindi Imana izajya ibikora rero abantu muri kunde wenda ari nk'ababyeyi babona ibiryo bibagoye ndabizi inzara ndayizi ukuntu iryana ni ukuri mwihangane sibyo bababwira izavoka mubona n'amadolari 5 tanura amaka zirahenze hano ujye muza muziriye muzi hasi biranzikije data ndababeshya gusa nyine avoka zirahenze niba mbati murareba murabona baba bawusize ibintu by'umweru ku buryo utabora vuba nyine ibora itinze umuryango muri Canada utagira iki kapu cya dorarama uwo muryango niko bita mu gatuza mu komanga mu bwango turi abasirimu ibintu birahari hano tugira ama food banks abantu badafite ubushobozi agenda akavuga ati ngiye nta bushobozi mfite bakaguha ibiryo by'ubuntu rero ibiryo hano rwose ni iryaguye nubwo harimo ibintu bihenda cyane cyane nk'ibituruka iwacu muri Afrika ariko ibiryo hano birahari pe kuki iyi si hinti mbahaye abantu mubona ibyo kurya bibagoye Imana iborohereze Imana ibagirire neza ni ukuri ndabasabiye kandi mbekuye ku mutima inzara ndayizi ukuntu iryana inzara yigeze kunyica inzara ndayizi uko iryana ariko Imana ibafashe ni ukuri cyane cyane nk'abana nta mwana ukwiye kwicwa n'inzara abantu mufite ubushobozi muzajye mubasapotinga muri hafi yabo natwe twese niyo gahunda intention yanjye mbarumva ari gufasha abantu abakene imfubyi nkabafasha kubera yuko ubukene burababaza nyine butuma umuntu abaho nabi nyine ubukene buraryana kwanda bizi neza rero ubwo ni icyo reka nkorozinga ino video mbihanganisha nabibona namwe mugira nibyo musigaza mujye mwibuka abaturanyi mujye mureka umurengwe sibyo murengwe ni mubi hano cyo koze ikintu akundi ibi bihugu abantu bose bahari niba ari kwibuka ko iwacu haba hari abantu baba bashonje cyane nta muntu ujya umena ibiryo hano umva hano ntabwo tujya tumena ibiryo ni ukuri Rwanda bwiza tukuvuge ndacyari intore abantu twatunanye we mureke mbabwiye we ahubwo mbibutse Imana ishimwe ko wambuza ku kantu itorero ryacu umurage itorero hano ryitwa umurage itorero gakondo ry'umuco nyarwanda ifite igitaramo le 23/10 ibaza umunyarwanda uri muri yarabuze cyangwa uri na Canada so abatabaza tukaza kureba muco wanyu murabuherutse koko mukaza tukabataramira sha ntaramira u Rwanda nukuri bizaba bishyushye turi kwitoza tumeze neza dufite umuhate dufite guhaje bizaba ari ibintu bisa neza cyane ndabasabye muza njugu bari mujya mukeneye njugu mukazigura mujye mugura mwene ibi bigori n'isa n'ifuru biba zabere ukuntu umuntu azikora akazikorera ari mu rugo cyane izi kayote twazihaga inka tukazigaburira inka mu cyaro bazigaburira inka kwa ko ziba zari nyinshi zeze ku rugo zikaba nyinshi cyane ariko ahangaha kuntu zihenda nakumiro guys babisekeje izi ni kayote rwose umwana wanjye zirya kubi ariko mu cyaro zirya inka Bafana hamuri nyagasini yazabameni Haleluya bafana hamuri ndetse n'ingagarimwa ndetse umva abafana mwande Imana ibaha umugisha Imana ihimbazwe nabaye icyamamare wereka mbabwire muzike ejo nageze ahantu ndi kugenda muri metro
nkabona abantu b'abanyarwanda bari kuganira noneho nkabavugisha umutima ukanyanga muda nyine nkagaruka nkabasuhuza noneho umwe agahita tukasana amanomero nyine nkavuga ngo nitwaye Nata ngo Nata nzi nsanga n'uwo mufana ambwira ati nageze ahangaha kubera YouTube channel yawe ati nzagusura ngo ikiganiro kuri Nata upload kandi Imana iguha umugisha numva nkubiswe n'inkuba ndavuga Yezu uri mwiza ibihe byose reka mbabwize ukuri hari ibintu dukora Imana y'ikabiri ku bipangu kwayo sibyo ako kantu karagaciyemo reka mbabwire rero nababwiye ati ngiye kubereka ukuntu mbika bino bintu muri frigo n'ukuntu mbikora kugira ngo mara amezi menshi ntajya guhaha yewe umaze nk'amezi ane ntajya guhaha imboga wapi mahira rimwe nkaza nkabika muri congelateur noneho mukanya nirindi kubereka ukuntu mbijagaraye hano hasi ariko hagati aho umva nimwite ku buryo nambaye kuko amabara nambaye yo ndabizi nanjye ko ari igitangaza sibyo ariko ibyo mvuga byo mujye mubyumva cyane kuko ibyo mvuga byo ubundi nacyo nyamukuru ibyo mvuga nibyo ngambiriye nibyo mba numva nyine nshaka gutimbaho cyane so guys ntatinze rero kuronga bino bintu mana yanjye ariko ni byinshi we se koko nari naniwe no gukora ukuntu ngiye ko ngira inyanya na gutetse bagusigara hano guys nta vibes mfite no kuzishakisha rwose simbabeshye ndumva ari ukuzishaka ntabwo ndimo neza nyine nuko nta kundi kuntu mba nabigenza hano niko bigenza urananirwa ukenda nko gukora ahubwo ko nta kundi kuntu uba wabigenza ukavumiriya ibintu by'ibanze ugomba gukora ukabikora nta kundi ndifashisha izi cutting board hari abandi bantu bogesha imbuto bagakagatiza imyunyu ibiki harya bimwe by'amandazi ifumandazi cyo kuba babivuze intambara rero kubera ko akenshi niyo tugiye kuzirya twongera tukontorora ntabwo njya mbikagatiza cyane ariko birabireba ibyo birabareba ibyo biraba ibintu tubibika mu butranspara ahangaha nta muryango mbaza ngo wasanga utagira ubutranspara ntawuba abantu muzi imiti bakoresha bazi imbuto muzayigireho ntazasigaza inyuma n'amateka sibyo muzambwira imiti bakoresha bazi imbuto nanjye njya nova ngo nk'abasirimu rero abasirimu yarababwiye ngahangaha ni ukwiga ibyo ntazi nzajya mbabaza mujye mwumvira dore nategereje ngo ndebe ko byajya ku murongo nirwanyeho biranga ndavuga ati rero reka ntangire YouTube noneho nzajya mbabaza ahubwo noneho muri cana bitari ku murongo ahubwo tugendane bishyire ku murongo sibyo narebe ku mbuto imboga sindazigera ndakuguza imboga
ngiye kurara nzironze ubu ni nijoro bwamaze kwiranananiwe ariko nzakomerezaho video ejo nzishyire muri frigo noneho sibyo mbere ukuntu nzikata nyuma y'uko biri kose wenda nakwibutsa mama yuko niba mujya mugira agastress ko kuba ari uko umwana akanguka ugashanganyikirwa abenshi umubyeyi ufite nk'uruhinja cyangwa umwana mutoya mu rugo uriyanjye ugahorana imbuto zihoze nyine zitari muri frigo ukagira izo ushyira muri frigo ugasigaza na nkeya kugira ngo uze kuza kugira ngo umwana igihe isaha n'isaha zikenereye cyangwa se biri ngombwa kuzimuha ku masaha y'imbuto ujye ubona uko uzimuha ababwiye hano nta kibazo cy'ibiryo gihari nta kibazo cy'ibiryo gihari ni ukuri muzabona ntahagira gute muzumve ko nta gishya kirimo rwose ahangaha ibiryo birahari ibiryo ni ishyano ryaguye ukababwira izo avoka mubona ni amadolari 5 tanura avoka zirahenze hano ibyo muza muziriye muzihasa biranzikije rata ndababeshya gusa nyine avoka zirahenze mu by'ukuri ugereranyije n'ibindi bintu ariko abasirimu muri hano muri Canada cyangwa mu bindi bihugu byateye imbere uzambwira umuti umuntu yakogesha imbuto nyine tu abantu b'abasirimu ndabumva hano ibiryo bari nk'ubuntu niba ari ikintu ba diaspora bagifita ni ibiryo uzamubwira ati nabuze ibyo kurya azabakubeshya bigira ibiryo pe gusa ariko hari ibihenda bitewe n'ahantu bituruka gusa hano ugereranije n'ibindi biciro by'ibindi bintu ntabwo bavuga ngo biba bihenze cyane Kigali ntabwo bazitaba ariko uyu munsi habaye ibitangaza dore ikijumba ibi ni ibijumba sha yaravuga ati nkunda ibiryo bya kinyarwanda byo ntabwo mbironga mbibika bitaronze n'imyumbati mbibika bitaronze imyumbati murawureba murabona baba bawusize ibintu by'umweru ku buryo utabora vuba nyine ibora itinze tuno twumbatsi ndatugereka ku bishyimbo sha zatogose ibishyimbo nteke kinyarwanda ngereke imyumbati ndabikundura nkumbuye ibishyimbo bigeretse ku imyumbati igeretse ku bishyimbo sibyo nzabere ukuntu babiteka ntabwo muzi ukuntu bateka imyumbati igeretse ku bishyimbo nzabibigishe dore ko ntabyo muteka YouTube ntabyo itazazana umuryango muri Canada utagira iki gikapu cya Dorarama uwo muryango nikubita mu gatuza mu komanga mu bwango turi abasirimu kuko Dorarama umva nta hitaba hari banze nta rugo rutabamo ibikapu bya Dorarama nk'ijana Dorarama nzayibatembereza mu isoko ribana ryitiriwe $1 kandi vuba cyane nzabatembereza yo vuba cyane ninshaka nzageyo neza sibyo kandi niko muzabikora nzagenda mbereka ibintu bibiri hari ibintu by'idolari rimwe abiri atatu gusa nange murabyumva nyine karite murayumva sibyo quality abantu bashyashya muri Canada mutaza ahantu bahahira imboga zihendutse mwirimo mujya mu
iduka bizifunga mu masashi bitabahenda. Isoko ryitwa Samifruit, ujya wandika muri Google urebe isoko Samifruit iherereye hafi yawe. Samifruit ni isoko ryo kuguriramo imboga n'imbuto hano muri Canada, imboga n'imbuto. Naho ubundi mugiye mujya muri ayo masoko yandi ntabwo nzi ko muzabivamo, barahenda cyane. So Samifruit rero njye ntabwo nari mbizi, nanjye nagize amahirwe umubyeyi w'imfura twabanaga tukigera hano arabitwereka anjyanayo arambwira iri ni isoko rihahirwamo imbuto n'imboga. Ubwo rero nibaza ahubwo Yesu akamutuyobora uko byanyigende nkashoberwa. Rero ubwo narabura abantu bashyashya, abantu muri bashyashya hano ujye mujya guhahira muri Samifruit. Imiteja. Aramutwaye umusore Samweli, aramutwaye umusore Samweli mama, aramutwaye umusore Samweli mama. Rwanda rwiza tukuvuge. Ndacyari intore abantu twakenanye. We mureke mbabwiwe ahubwo mbibutse Imana ishimwe ko mvuza ku kantu. Itorero ryacu umurage. Itorero ryitwa umurage, itorero gakondo ry'umuco nyarwanda. Ifite igitaramo le 23/10. Ibaza umunyarwanda uri muri yarabuze. Cyangwa uri na Canada. So abataraza tukaza kureba. Mucyo wanyu murabuherutse koko. Mukaza tukabataramira sha. Ntaramira u Rwanda. Nukuri bizaba bishyushye. Turi kwitoza tumeze neza. Dufite umuhate, dufite guhaje, bizaba ari ibintu bisa neza cyane. Ndabasabye muzaze mwihera ijisho, sibyo? Intore Enata, Poupette nzaba ndimo ku ngamba y'inyuma. Ku ngamba y'inyuma pe. Ariko ntacyo bakuba nzaba ndimo, sibyo? Nzaba ndi ku ngamba y'imbere ratanda babiri. Ku ngamba y'imbere murabyumva? Muzaze mumfanisha, muzaze munshyigikire, muzaze muri ukuntu ikorana tubyina, mpamvu ukuntu dufite izina ryiza umurage. Twatoranyije akazina nyine ka umurage heritage. Muzaze shawe le 23 jusqu'à 10. Adresse ndayibahaho. Rwanda nziza tukuvuge, tuvuge bibisi byakoze n'abagihugu. Umucumbamo ku buryo mba ndimo ku biro runaka nkumva inganzi iramfasha. Inganzi ikamfasha ikanga kundekura, ikamfata nkabyina cyangwa yirunda nkavuga ati oh nkumva ndaruhutse, sha. Perezida kuwa gatanu abantu namwe mushaka kujoininga muzasibyo muzanyandikire mumbwire ko dushaka kujoininga umurage. Niba ndi kumwe nzahita mbona ko mubishaka mbaha adresse muri vlog, bakubita adresse ubundi mujye muza kubyina. Umuntu umwe yanyandikira ati ndi Montreal ndifuza kujya nza gufatanya namwe umurage. Nzahita menya ko mubishaka muri benshi. Nindangiza mbahereza adresse, sibyo? Ibintu simbijyanye. Garasoze. Ntabwo tujya tuvanga puberi. Puberi ni ibintu biri recycle ngo tuyishyura ukwayo, ibitari recycle nabyo tukabishyura ukwayo. None n'amasashi yari yashyize muri puberi ni ukuri.
nakoze guys nabuze ibishyimbo ushobora no kugerekamo imyumbati. Ibi bishyimbo ni byiza biraryoha, byitwa petite fève rouge fonce small dark red bean. Ibi bishyimbo biraryoha, bimeze nk'iby'iwacu neza. Igishyimbo kiraryoha neza kimeze nk'icy'iwacu, kandi ntabwo bitera ibigazi. Muri sabukuru uzareba iby'umutuku ziri injugu abantu mujya mukenera injugu mukazigura, mujye mugura mwene ibi bigori muri sabukuru zibamo. Zabereka ukuntu umuntu azikora azikorera ari mu rugo. So, simbyogeje ko bensizemo imvune maze kurwana nabyo, ariko ubwo mu kanya ngiye kugira gute kubihanagura. Ibi bitunganya nk'imiteja mbitunganye, ibiharurwa nka karoti mbiharure, nindangiza mbikate, nindangiza mbibike. Mumbwire ibyo byose ni imirimo nabyo barakaza. Izo mwagize mu byose ibikapu rero iyo umaze kubikuramo ibintu hano urongera ukabizinguka bibika. Ntabwo ari ugupfa kujugunya uko wiboneye. Wajya uri gukora ibikapu bya buri munsi wabiva. Naragubuze ndabyuzuye ejo bundi nagiye kubijugunya muri puberi, byanyuzuranye byabaye byinshi. Nubwo naravuze ati ngomba gufata icyemezo. Njya kugenda ngura kwa ko bamugura ubusa ruzikara ubusa. Ubuntu bw'ubusense bw'amafuti. Uravuga uti ndanderera n'ibikapu. Ndakigura ukagenda utyo ugasanga inzira agiye yuzuye ibikapu mu bintu by'amafuti bidasobanutse. Tandararama neza zibaye nyinshi kwa ko duturanye. Niho nkunda kwifashisha nyine gutya ahantu. Ndabikunda cyane. Kuva na kera ndi umwana nicyo kintu nari nzi guteka. N'ibyo byo byamanye kubiteka ari byiza. Akomukaga nkagakaranga pe. Ubundi nkagasongera akawunga. Agasongera akawunga sha. Sibyo ibi biporo bya hano muri ukuntu biba bingana we. Ni ibibride ndabarahiye. Singaye n'umuntu turi duto twiwacu twitwa twa kizungu. Izi ni zucchini ziri vert. Zucchini vert. Bazita zucchini. Ariko mbanze wacu twarabyitaga ibihaza biteze kuko ibi byabaga ari ibihaza biri mu kimoteri handi kwa kundi bimoteri byo mu cyaro tubisbaba barabisakaye nyine bagahingamo ibihaza byo gukoramo ibicuma n'ibiseke. Ibicuma n'ibisabo. Noneho uduhaza dutoya dusigaye tugaturya. Mbanze twarutungutu tuteze. Izi sereri rero nazo nagashya. Sereri za hano dore ukuntu zimeze. Izi nizo sereri turya hano. Mure kuntu kiba kingana. Ari ikintu nyine cy'ikitumbi kinini cy'ikiguri. Tukajya tugenda nyine womoraho uteka. Ibisereri byana bari binini cyane. Sibyo? Nta kindi kidasanzwe. Sinakibagirwa kuvuga kuri izi bazita izi kayote. Umwana wanjye akunda kayote cyane. Izi kayote twazihaga inka, tukazigaburira inka. Mu cyaro bazigaburira inka kwa ko ziba zari nyinshi zeze ku rugo zikaba nyinshi cyane. Ariko ahangaha kuntu zihenda nakumiro. Guys babisekeje. Izi ni kayote rwose. Umwana wanjye zirya kubi ariko mu cyaro zirya inka. Rero ntago byoroshye. Umva guys tubonane mu kanya ndi gukatagura. Ngiye gukuraho kamera nkate marure. Turongera guhura ngiye kubika muri FRIGO. Ciao. Hari icyuma nshaka kuzagura cy'abashefu. Iki ngiki ntabwo ari icyuma cy'abashefu. Kana ka fake. Ubuma ruba rungana nka gutya rureshya nka gutya. Kanyaraga. Kagereza ndende. Reba ni kazi nagi ndi muri ubu bugoni. Ibi ntabwo bishoboka.
ngiye gukata byose nkate gutya ndunde ubundi nze kuza kubika mu mashashi. Ubu muziko ndi gufatisha video akaboko kamwe kandi kari gukata ariko twaragosha. Mwema mufite abakameramani. Kameramani hagarari unkamere. N'aba editor rega. Shakira meneka. Salade ziwacu ziba zipanze zitya maze gukata ibintu byanjye. Guys, ibintu mbijyanye. Mana ndabijyanye gukata izi poivre. N'izi poivre nibyo bisigaye. Dore salade ziwacu mu Rwanda usanga zose ziba zipanze zitya ku iparato. Hariya mu nguni bashyizemo akanyanya no muri inguni yo hino hejuru imiteja. Cyangwa hano baciyemo umurongo w'urunyanya. Sibyo muvugisha ukuri. Siko salade zanyu muzikora. Hano gahita ukubita igitonyanga cya mayonnaise nani ikindi gitonyanga cy'ikizero kinini cya mayonnaise. Kabura twemeje. Singukunda. Ndakunda. Mama, so cute. Mama sagukunda. Cyungukunda, wakoze kwihangana. Iryo. Iryo. Aka numa karite kumbeziki yaga gashera amaji atanu mucya hashize igihe ndabizi wana ndaje kurema ndukata ibitunguru bya kurya mu maso mayila mwiriwe nyamahoro yewe mayila we muringeri baririmba mwiza we singukunda wirwanya amahoro ku ishuri yirirwanya amahoro mwiza wa mama singukunda urabizi nukuri ndagushimiye umwana mwiza yego aka numa amaji atanu mama ari kukata imboga kubagana so turasoje umuntu hano hasi arimo arafata ibitunguru n'ubukuntusa ashaka kavurivundi akumana urashaka kavurivundi akaji mwana wanjye ku mezi ye 10 ari ku isafuriya yifasheho ubu umuntu murumva atazamenya guteka ariko twebwe iwacu mu Rwanda sha mwana w'uruhinja nk'uyu nguyu aba ari n'umukozi mu cyumba cye ntasohoka ntagira gute ntiyegera isafuriya reka da hano rero ibintu byarakomeye we wikubita ibyo bisafuriya uri gusakuriza abakiriya soje rero ubungubu ngiye guhita fata amasashe nyine just amasashe tuba dufite aho tubikamo hano tugura amasashe yo kubikamo ibintu tujya hano rifite ukuyemo ibintu utafata amasashe we uba ufite akabati kuzuye amasashe amapuberi amasashe abikwamo ibintu bitandukanye hano ubundi ububati bwa hano buba buri mu kazi ahangaha nari nakoresheje ubushize ngiye kongera nyakoreshe araba makeya noneho ubundi sasa pakingi nirebera ukuntu pakingi ni ugushyira mu masashe narangiza ngashyira muri konjerateri bari gukandagira sibyo bajya ku ruhande mwiza ariko uri mwiza urabyibuka ko nabikubwiye ukubita ndakukubita gukubita urabizi
fasha ngubeshe zikinisha zikumanukire zikubuza komera chérie nukurya ibiki kira bara ntwagurutse imbere y'isahani ntabwo ubisigaje suhaze ambabari ibyo bintu biri urabona nawe bikagukora nabigenza ndamukubita gazi ntabwo ndi gukoresha ariko abantu muri mwebwe mukunda ibintu by'amagana no gukagatiza mwakambaraga njye sinjya mpinda nkarabye intoki ndi kubiyora nimbiteka mikorobe zizashya sibyo ese ko hatari n'ibintu byadaca asuye ari kurya ibiki ibitunguru bibisi izina ryesu cira akusubira gomba bari sibyo byaba byabikagatiza ariko wowe wumva ushaka kwambara ga nazo wazishyiramo nyine tu ukajya uyora wambaye amagani gazi irabangama guys nasigaje karoti nkeya zo gukoresha nka salade bibaye ngombwa zo gukoreramo umwana ji ya karoti n'inyanya mbisi ni byiza ku mwana mujye mubikora ndetse no ku bantu bakuru ngera kuko mbihekenya ariko umwana nyine ukora ji sibyo nisana nasigarije zingiza ushobora no gukoramo agasalade ushobora no kuzikata mu bundi buryo ngiye guteka ruzungu nzabereka ukuntu njya nkata nkadukata ari tureture nkaduteka ruzungu sibyo dusoje hi zira ni pavuye harimo vert vuga vert kundeba vuga vert I love you. Yes, that one. So, guys, na pavuro ndazikase n'amasereri. Sikaza duke two kujya nkoresha mu tuntu tw'utudecoration ndetse n'ibiki. Nazo ngiye kuzibika nkuko nabitse ibindi. Ubundi sawa rero. Guys, nk'uko mubibona rero ngaya nguko. Sibyo? Maze kubisoza. Naronze mwabibonye mpakurura ndaronga ndakata amakaroti ukwayo, imiteja ukwayo, sereri ukwayo, zucchini ukwazo. Izi ngizi ni zucchini ziri vert, izi ngizi ni zucchini ziri blanche. Aho mazi kase mu buryo butandukanye nyine hari igihe mba nshaka guteka bitewe na mudu ndimo. Ashaka nyine guteka gastile runaka bigatuma nteka ibintu bitase gutya cyangwa se gutya biterwa nuko naramutse. So rero karoti zikase ukwazo. Izi ni sereri za hano naberetse ukuntu ziba zimeze. Iyi ni imiteja, pavuro, za orange. Izi ni brocoli, reka mbasetse. Uko namenye brocoli ngeze aha ariko mana yanjye. Kandi birango ni uruboga rwiza ariko nazimenye ngeze aha. Iwacu nta brocoli zihaba. Izi ni chou-fleur. Izi ni pavuro z'icyatsi n'ibitunguru bisanzwe nyine. Izi ni sereri zimwe z'iwacu bazita na pesiteri hano na pavuro z'umuhondo. Rero uko nguko mubona nabitondetse gutya ngiye kubibika muri congelateur. Bizamara igihe kinini cyane, nzamara nk'amezi nkangahe ntajya guhaha imboga. Cyokoza ntabibinganya mfite, unfortunately sinabibonye hamwe n'ibihumyo sinabibonye ku isoko, ubwo nibyo nzasubira gushaka. Ariko urebye imboga nyinshi nari nagerageje, ntabwo imboga zose zibaho ku isi umuntu yazi hahanga bivemo, ariko ninagerageje zishoboka. Rero n'ubu buryo nagiramo inama abantu baba diaspora muri mu mahanga, nabagira inama yo none ko umwanya wari mukeya, umwanya wari mutoya. Ikindi kandi uretse n'umwanya akenshi hari n'igihe ushaka kujya utaragura nk'imodoka, nkanjye niyo mpamvu bino mbikora, ntabwo mfite imodoka. Rero kujya kwirirwa guhaha bya buri munsi n'umwana nsunika pusete nkuriye shari yongera gute imboga koko no naravuze no iki cyo ngomba kugikemura muri ubu buryo. Ubundi ugeze muri ibi bihugu byateye imbere, ikintu cya mbere ugomba guhita wirukankira kugura aka kaginga. Ingi ni congelateur nayikatiyeho ibintu ntabwo itunganije ariko nta birenze. So igihe cyose mwebwe ibintu byanyu abiri ku murongo, mujye mumbabarira. Ingi ni congelateur ibika ibintu kuko aga congelateur ka FRIGO konyine ntabwo kaba gahagije. Rero ngiye icyo nkora cyo nakoze narayiguze. Nundi muntu uko nyumva utarayigura nawe ayigure. Uri mahanga ubona ko ubuzima buzajya bumucanga akagira umwanya muke uyigure. Noneho ujye ukata ibiboga nka gutya ushyiremo. Undi muntu wawe uri kundeba nawe wenda
nababwiye ni muri bihugu ibiryo si ikibazo, twebwe tuba dufite ibiryo byinshi cyane ku masoko. Ubaye uri kundeba yenda kaya nguko rero nabipakinzemo bigiyemo byose. Iyi ndi kubabwira ari nko kundeba nka gutya ndi gukora ino video yanjye, wenda ndi kwigisha abantu ukuntu bajya bahaha ibintu byinshi bakabibikira icyarimwe, ariko utabashije kubona ibintu byo kurya cyangwa se kubona ibyo kugaburira abana bikugora, cyangwa se nawe kubona ibyo kurya bikugora, nakwihanganisha nukuri nkahubwani. Kandi Imana igucira inzira kandi urushaho kwizera. Kwizera Imana bibiha akazi, bituma Imana ibona yuko igomba kukugirira neza. Neza itakugirira neza yagirira neza abandi. Iyo yizeye nyine bituma yumva yuko icyo kizere wayigiriye aba ari nko kwibitsa umwenda. Mujye mwizera Imana, mukora icyo mwakagombye gukora, ibindi Imana izajya ibikora. Rero abantu muri kundeba wenda nk'ababyeyi babona ibiryo bibagoye, ndabizi, inzara ndayizi ukuntu iryana, ni ukuri mwihangane, sibyo? Mwihangane. Ibi ngibi ntabwo ari show off, ntabwo ari ukubereka ko mfite ubushobozi bwo kugura ibiryo mu by'ukuri, kuko ibiryo byo hano n'iby'ubuntu birahari hano. Hano tugira ama food banks. Abantu badafite ubushobozi bagenda akavuga ati ngiye nta bushobozi mfite, bakaguha ibiryo by'ubuntu. Rero ibiryo hano rwose ni iryaguye, nubwo harimo ibintu bihenda cyane cyane nk'ibituruka iwacu muri Afrika, ariko ibiryo hano birahari pe, ku buryo umva birahari pe. Rero iyi video mu by'ukuri urebye yafasha, icyo ni igitekerezo nagize, ni ibintu niyunguyeho inama, kuko akenshi hari n'igihe tujya kubigura rega mu mamarche kandi biri gutya biri muri congelateur, ukibaza niba njya kubigura nabo barafashe umwanya bagakata, babihendera kuba barafashe umwanya wo kwicara bakabikata, njye se nawubura nkabironga nkabikata. So mbyikoreye mbona ni diro ya danger, mbona birakunze. Ubu ngiye kwegeranya ibintu bifite muri congelateur, ibiki by'inyama nakuye mu cyaro ejo bundi, mbyegeranye mbishyira uruhande rumwe, ubundi nshyiremo imboga zanjye, mpfundikire njye ntekaho buke. Iyi si hinti mbahaye, abantu mubona ibyo kurya bibagoye, Imana iborohereze, Imana ibagirire neza, ni ukuri ndabasabiye kandi mbikuye ku mutima. Inzara ndayizi ukuntu iryana, inzara yigeze kunyica, inzara ndayizi uko iryana, ariko Imana ibafashe ni ukuri, cyane cyane nk'abana. Nta mwana ukwiye kwicwa n'inzara. Abantu mufite ubushobozi muzajye mubasapotinga muri hafi yabo, natwe twese niyo gahunda. Intention yanjye mbarumva ari gufasha abantu, abakene, imfubyi nkabafasha, kubera yuko ubukene burababaza nyine, butuma umuntu abaho nabi nyine, ubukene buraryana kwa ndabizi neza. Rero ubwo ni icyo, reka closing no video mbihanganisha. Nabibona namwe mugira n'ibyo musigaza, mujye mwibuka abaturanyi, mujye mureka umurengwe, sibyo? Umurengwe ni mubi, umurengwe ni mubi. Hano cyo koze ikintu nakundi ibi bihugu, abantu bose bahari, niba ari kwibuka ko iwacu haba hari abantu baba bashonje cyane, nta muntu ujya umena ibiryo hano. Umva hano ntabwo tujya tumena ibiryo, ni ukuri. Keretse cyo koze wenda nka gutya mfite umwana mutoya nyine, urumva iby'abana ntiwamenye ibyo ari byo, biterwa no mood arimo, ariko nk'abantu bakuru ntabwo tujya tumena ibiryo, ni ukuri. Ibiryo by'abantu bakuru never. Ni umuco mwiza nasanze ahangaha kandi narawushimye. Mu Rwanda iwacu dufite abantu b'abanyamurengwe mwirwa mutera Imana iseseme mumena ibiryo, kandi dufite abantu benshi bashonje. Ntabwo ari ibintu byiza, Imana ibababarire. Kumena ibiryo ni icyaha, uzko sinabikora hari n'umutima urambwira ati nta soni, mwumva ndisubiye. So rero ndabasezeye kandi ndabashimiye, mujye mukomeza munkurikire, twigane ibintu byinshi bitandukanye. Imana ibaho umugisha niwe n'abayakarambo. Mana bino bintu binsizemo imvune, bagomba mbikora mbifatanya n'indi mirimo, ariko Mana ciao. Imana ibarinde, bye.